Nitwa Mukandira Speciosa, ntuye mu kagari ka Nyamitanga, umudugudu wa Kabuga, umurenge wa Jari. Narokotse jenoside yakorewe abatutsi yabaye 1994. Ubwo rero byarabaye badusanze hariya kwa muganga, aho twari twahungiye, twagiye tuva mu ngo turahunga twegera hariya kwa muganga kwivura kuko ari hegereye ikigo cya gisirikare tugira ngo baraturengera. Ubwo rero twakomeje kurwana n'ibitero byagiye biza, abana n'abagore bagatoragura amabuye tugahereza abagabo bagatera, kuko byatangiye kuri 7 turarwana uko dushobojwe bigera bishyika kuri 11 rero z'ukwa 4, aribwo interamwe zari ziyegeranyije naho twari turi kwa muganga. Abasirikare bari kuri icyo kigo baradushakisha baratwegeranya batujyana ahantu bari bahateguye hariya ku muhanda aho bitaga kwa Candari. Ubwo rero baratwegeranyije hari nko mu masaa 4, abasirikare bakatubwira ati nimuze tubegeranye tubone uko tubarinda. Twaragiye turahagera, naho igitero cyagiye intera hamwe, hari zari zivuye no mu Gatenga n'abawe wacu Jari bagiye bikinga ruguru mu kigo kugira ngo abasirikare nyine banze batwegeranye. Ubwo bakimara kutwegeranya nibwo twagiye tubona igitero kimanutse gituruka mu kigo, nibwo batugezeho barazara bati batutse mwe politiki bageze he, tubabanze iki, umuhoro, impiri cyangwa amabuye. Ubwo byabaye ngombwa rero harimo n'abafite amagrenade, barabanje batwahuyemo amagrenade turagwiriranye, abandi bazanye imihoro baratemagura n'impiri. Ubwo nza kugira ikibazo nyine barabanje barankubita impiri, mbese ndashenjagurika. Nyuma rero bagera mu gihe cyo kuvuga ko twaguriranye ngo barashaka n'amafaranga, bibuka no kudusaka rero ngo barebe abafite amafaranga. Ubwo akenshi niyo mahirwe yabaye kugira ngo mparukoke. Ubwo bagiye babirindura abantu kubera ko twari twagwiriranye, noneho baza kumfata amaboko barakurura bajugunya hepfo ngo ku muryango w'akabari kari gahari ngo nicaye. Nguye nicaye rero nibwo nabonye imiryango yanjye yapfuye, barangiye gupfa, mbona n'abandi bose nzi bapfuye. Ibyo byose ndabireba ndavuga nti mwisi y'abazima ninjye usigaye, kuko nabaga abantu ari mama, ari basaza banjye, ari mukuru wanjye ndetse n'umwana we nari impetse, mbona neza bose barangiye. Ndavuga nti ubwo nakundi ninjye usigaye nzabaho ne. Ubwo nari nkicaye aho ngaho nubwo bari babanje kunkubita izo mpiri, umuhoro bari batarawuntema, noneho hari igitero cyari hirya kibaga inka, havamo umugabo nzi neza aravuga ati wa mukobwa aracyari muzima. Yazanye umuhoro atema rimwe ahita yigendera. Ubwo ngo aho ngaho niyakira, mbese ngo aho ngaho numva napfuye byarangiye. Ubwo niri waho bigeze nko mu masaa 11 z'umugoroba nibwo nabaye nkukanguka. Nkangutse numva imyenda nambaye yamase, mbese numva sinzi, ariko noronza kubona aho mama yararyamye baramukubise grenade atakomeretse, nza kubona igitenge yari yambaye cyo cyari kiri kizima. Ubwo naragiye mugerekaho icyo nari nambaye cya dihamye nyine, noneho mfata cya kindi kizima ndakifubika. Noneho haba haje abasirikare 4 nibo kwa Habyarimana, baraza barabwirana ngo no mukobwa ntihagire umukora ngo zicwa na bene wabo. Ubwo noneho bagafata utwana tw'incuke twagiye dusigara bakadukubita umugeri, kana kagapfa. None nanjye ndavuga nise ngewe mwana y'umugeri, ati wowe, bakabwirana ngo ubwonko bwaje ngo nise turiho dushaka iki, ngo mumwihorere. Ngerageza ukuntu nabiyanzaho ngo banyice, baranga barigendera, nsigaraho. Noneho mbuze uko ngira ahantu hafi aho hari inzu, numva nisereri n'ibikibwo, nagiyemo ndiryamira, ariko ndongera nsa n'upfuye. Narongeye nsa n'upfuye kuko nasanzemo ababyeyi bagihorogoma, abatwite, abafite incuke banzi, bakajya bambwira ati Mukandera wadufashije abana, nanjye nkabihora ko nanjye sinariho. Nuko ndongera nsa n'upfuye, mbaho ngaho ndahaba. Bukiye kuri 12 ngo hari kuwa 2 nirirwaho, bigeze nko mu masaa 10 mu masaa 9 gutyo, numva abasirikare abandi barinjiye, naho n'inkotanyi zahageze.
baravuga ati nta muntu ubasha guhumeka ngo tumujyane. Ndababwira nti njye nta mwuka mfite, noneho kubera ko naraga nkasanga ni abasirikare ntabwo nsobanukiwe n'imbaraga nke mfite no kutagira umwuka. Ariko nibuka ko nababwiye kunyica ngo mukanga, nibuka uko ejo nabwiraga abari n'ingenga ngo banyice. Baravuga ati n'umukobwa aracyari muzima. Ubwo baranteruye banjyana impfu ku ivuriro, barankarabya. Bamaze kunkarabya bari bazatse none turamwambika iki, ariko kubera niba ari amazi bari bankarabije nabaye nk'ugarura ubuzima. Ndeba muri iryo vuriro mbona harimo igikapu nyine twari twahunganye kirimo imyenda, nuko bakuramo ikanzu baranyambika, mfata n'ijipo, nuko mfata n'agashuka, ishuka nyitwara ku kuboko n'agatambaro numva kameza, nagendaga mfutse ku munwa. Ubwo barampetse bakambwira tugende uciye bugufi. Reka ntabyo nari nshoboye, nari mfite isereri, narebaga imbere nkabona amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi, nkabwe ntimwandekeye aha nkiryamira. Baranga, umwe muri barampeka tumanuka muri uyu muhanda turagenda. Hari umwarimu wari hano hepfo bitaga Gatarina, isa akaba ari kwa Gasasu. Ubwo niho bajyanaga inkomeri, baranjyanye bandambitseyo. Amaze kundambikayo abasirikare barigendeye bakomeza imirwano yabo. Ubwo ngubwo ndabyibuka ku munsi wo kuwa kane waho nibwo bagarutse bamanura igihugu aho izindi mpunzi zari zagiye, ariko ubuzima ari ntabwo, igisebe cyabuze, nta gukaraba, nta kugikanda. Ndamirwa na kagatambaro najyanye n'imfoka ku munwa. Ariko ubwo nageze aho bita Igihogwe kwivuza biranga, hari ahantu bari bashyize kaboye bakajya batuvura naho Igihogwe. Ubwo haciyeho nk'iminsi 2 hari, nanone nzinduka ngo ngiye kwivuza nsanga nta bantu mbona mu muhanda, nsanga reka naho abantu byakomeye babahungishije baganiye Byumba. Ubwo nanjye ndakurikira, nta mwuka, nta mbaraga, isereri. Ariko ngeze imbere gato ahantu bita Mukaje Vuba, ubwo bazana imodoka banshyiramo, njye naraye Byumba. Ndakurikiranwa ndavurwa, hakwitiramo na malaria. Bese ubwo muri make navurwaga n'abaganga. Ubwo twari twavutse twari abantu 11 mu rugo, dusigara turi 4. Ubwo rero abo bana nibo bari bato kuri njyewe, abakuru kuri njye nibo bagiye nyine. Ariko ubwo ndagenda mva mu bitaro, hari mu gutaha nta n'iminsi 3 namaze mu buhungiro, kuko navuye mu bitaro hacaho nk'iminsi 3 turataha tugaruka mu matongo. Turaza nzari nge witwa mukuru, mba muri abo bana ndabarira. Umusaza wanjye wankurikiraga yigira mu gisirikare, nsigarana n'ababiri. Mba umwe ajya kwiga, undabasa n'uhura nihamuka kwigara byanga arangora, ariko abaho tubaho. Ubwo rero 95 mu kwezi kwa 8 nibwo Imana yakoze ibitangaza, nibonera umugabo nawe bisa kugira, ariko Imana ingirira neza, inkuru ndabyara. Imana impa abana 2 b'abahungu, 2 b'abakobwa. Mbaho ngaho, ibyo byose byagiye bimviramo ubumuga. Umugongo warashenjaguritse, mfite ikibazo cy'amagufwa agenda mungwa. N'ubu ngubu guhagarara abari ibibazo, kunama sinjya nunama. Ubwo mbaho ndatwaza ubuto, bigeze 2008 nza gufatwa n'ikibazo cy'umutwe n'umugongo bidakira. Ubwo ndivuza biranga, ampa transferi njya CHK basanga nyine amagufwa agiye yangirika. Noneho bacishije icyuma mu mutwe barambwira bati nta kindi urwaye, inkovu ziracyari mbisi. Bampa imiti, nkanywa umuti wa buri munsi kugeza 2015. Nuko ndi ku kibazo cy'umutwe, ariko kugeza n'ubu ibyiringiro mfite nuko bavuze ko ubwonko ari buzima nta kibazo bufite, ariko ikibazo cy'amagufwa mu mutwe yarangiritse, impiri mu mugongo, abantu bagiye bantura hejuru. Ubwo ngubwo ni ibibazo. Umugongo wanjye ntago ureshya, urubavu rw'ibumoso rwaramunzwe kugera ku rutirigongo, hakora urubavu rw'iburyo.
ubwo mbaho rero mu mibereho yanjye sinunama sinakwihingira mbese mbaho mu turimo two mu rugo naba rero imirimo mu rugo yango sinakora ibintu by'imvune ubwo nshobora kuryama ukwezi mbese mfite dogiteri nkurikirana CHK bakajya ngo ati jya ukora uturimo duke ntugakore ntukagire gute kubwo umugongo warazaga ku buryo ntatinya kugenda nkamba kambura abandi umukecuru nkajya kuri centre de santé bakantera inshinge mu gihe cya covid nagiye mbura uburyo bwo kujya CHK mvuga ngo wenda bakantera inshinge n'ibiki ariko nabwo zaje kuntera ingaruka y'uruhu nkajya nshishuka dogiteri arambwira ati iyo miti ntuzongera kuyikoresha jya wihanganiza CHK buri kwezi ndagenda nkafata imiti nkanywa byabaye ibiryo byanjye ndabimenyereye bibaho ubwo rero nabaye muri ubwo buryo tubaho ngaho ejo bundi muri uyu mwaka ushize rero 2025 ndumva ari mu kwezi kwa 11 bityo nibwo bavuze bati muze tujye kwiga Gitifu w'Akagari arambwira ati hari amahugurwa ugiye kujyamo arampamagara ati ikibazo cyawe nujya mu mahugurwa uzabishobora ndavuga nzabishobora kuko kenshi aho ngiye njyana n'imiti nkanywa ku kibazo cy'umutwe nkunda kurwara umutwe kenshi umugongo niyo nica umwanya biba ari ikibazo niyo ngenze biba ari ikibazo mbese mba ngira ngo ngoragoze ndyama akanya gato ngende gutyo nubwo buzima mbamo ubwo rero biba ngombwa Imana ibimfashamo ndagenda tujya Igicumbi turiga ubwo rero njye najyaga Igicumbi mvuge ntibirane bya bindi ngo byihungabana ndavuga nti Imana nasenze kuko nagira n'ubuntu ndakizwa nubwo ntabivuzeho Imana impa imbaraga Imana ima gutsinda ariko noneho nsubiye nyuma y'abo bantu bagiye baduhemukira hari igihe ugera muri ubwo buryo uryamye utabyuka utakwikorera utakubura no mu mbuga kandi ureba ari we ubishobo wabikora kavuga uti ubwo ni babantu kavuga ubwo rero tugenda turiga twiga iby'isanamitima turabyiga kenshi naho twari turi mu isanamitima tusangayo n'abafunguwe nabo tukaganira tukavugana ibyabo noneho wabumva nabo ukumva nabo bahuye n'ihungabana ukumva nabo bafite ibikomere nk'ibyo nanjye mfite ubwo tugenda twiga bariya barimo batwigisha ukumva uragenda hari ibitabo baduhaye tukiga uko inyigisho zigenda zitandukana kuko cyane cyane hari isomo twize rya kabiri rye komeza isharira yo gushyira abantu mu gatebo kamwe nubwo umuntu akizwa akagera ariko buryo umubiri ugukubise hari ukuntu hungabana gato ukavuga ati iyo bitaba gutya ubwo rero turiga numva imizi yo gusharira nubwo gushyira abantu mu gatebo kamwe kuko hari n'igihe wicara ukavuga uti byose abahutu bose ni abagome ukabivuga ukabigira gute kubera ubwo baba barufite ukavuga leta barunaka wenda iyo ngira ababyeyi cyangwa iyo ngira umuryango simba mbuze kirengera ubwo rero Imana bidufashamo gutyo tujya mu isanamitima turiga rwose iminsi 3 twabanje kujya kwigayo numvise mbaga ntene byihungabana kuko na benshi twarumvaga wakumva inyigisho wabireba akenshi amarira akadukuba tukarira ubwo turataha batwongera indi minsi iyi minsi batwongeye rero yabaye isanamitima koko twaragiye turiga turasoma turakomera twumva imbabazi cyari cyo uko hari igihe nyine iyo ukijijwe ugira umutima w'urukundo pe ariko hagira gato ukabubaye nk'usubira inyuma ariko icyo gihe naragiye ndiga maze kwiga ntekereza abantu bagiye baduhemukira noneho nahura n'uwo muntu wantemye yambona akiruka aho dukubitaniye akanyihisha ndavuga ngo ariko mana nkuriya muntu bizagenda gute tuzahura gute kugira ngo rwose antinyuke kuko njye nubwo yirukaga navuga nte beza bikabibyo ubwo rero byabaye ngombwa baduhuriza hamwe abafasha myumvire noneho baduha ibyiciro byo kwigisha tukabatumaho bakaza tukiga turiga mbona nabo harimo ababohotse nubwo atari bose ubwo imbabazi ziza gutyo numva ndabohotse numva ndiyakiriye nubwo buzima niko byari kugenda kuba mwese n'ufatiwe mu ntambara nubwo bumuga uko biri kose ndaho ndiho ariko nkumva
kuko hari igihe nubwo nabigishaga njya nkashyiramo ubuhamya nkavuga nti hari igihe ngera se hashika napfa ndi ku munota wa nyuma wo gupfa, ariko Imana ikongera ikandamura. Avuga ni nyamara Imana niki yashakaga kugira ngo abantu bahure basabane imbabazi, basabane n'uwagutinyaga gutinyuke. Ubwo rero uwantinyaga turahura tukaganira, ubwo twarigaga hano hepfo tugahura mu tugari tukiga. Noneho njye bari bankize no mu cyiciro cyo kwigisha abacitse ku icumu, nabo tukagenda twabanje guhura hano hepfo kuri ADPR. Biba ngombwa kuko hari igihe cy'imvura, noneho duca ibice tukajya duhurira muri buri kagari, muri bukagari tukaganira tugahumurizanya. Abacika cumu bakatuga ati se ubundi ko nta muntu twanze guha imbabazi, tuzagenda dutanga imbabazi ntabazi dusabye. Turavuga tuti rero tukabigisha tukavuga mwitegure, buri uzemera zemera. Nuko biba ngombwa turahura, bamwe baremera basaba imbabazi y'imiryango bahemukiye, nuko imbabazi ziza gutyo. Kandi ikindi nuko imbabazi ni ikintu gikomeye, imbabazi ni impano uhabwa n'Imana. Kubwo umuntu uvuga ngo ndaguhemukiye atari nyirarureshwa, ukabivuga bikuvuye ku mutima. Ubwo izo mbabazi ndazifite, nanazitanze, kandi nabo twasabanye imbabazi. Ubu turi umwe rwose, ibintu byagenze neza. Ubu n'uyu mugabo uvuye ahangaha mperutse, ubu naranashyingiye, mfite umukwe, mfite umwuzukuru. Nagiye guhemba arambwira ati rwose tuzajyana. Ubwo rero twarajyanye, aramfasha turajyana tujya guhemba umwana. Nuko bintu bimeze. Rero nkaba mbashimiye, murakoze.